kuko bino bintu bibaye ari byo bikaba birenze urwego nabifatagaho cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Bino bintu ni ibiki byagenze bite? Nimwe mwishe Mutoni? Wapi? Ntabwo ari twebwe sheri. Really? So wabyemeye. Ntabwo ari twebwe. Simpino tujye mu nzu tujye kubi. Reka kubwire. Namwe murasimburana kuri polisi kubera iki? Murasimburana yo kubera iki? Byo bwanjye byo banyibwiriye. N'ibimenyetso berekana biratuma ndushaho kubakeka cyane. Uradukeka ariko ntabwo ariko kuri. Asoni. Mwishe Mutoni cyangwa ntabwo ari mwe mwamwishe? Ese ubwo bofo ubwo ni wasanga ariko nyine bakiri kubakoraho iperereza babatwara bababaza ariko ntabwo ntekereza ko aribo babikoze. Ni ukuri cururuka. D'abord ndashaka kumenya ukuri kw'ibi bintu. Ndashaka kumenya ibintu biri kubera mu rugo rwanjye ko biteye. Nanjye ndagushyigikiye ariko bino bintu birarushaho kumvanga mu mutwe. Byigutera kuvuga nabi no kuri cururuka pe. Se sheri. Nubwa mbere nkubonye niba unanandukeka ni ngombwa ntonganyitse amaso ya Deborah. Deborah nicyo atazi. Nta kibazo ndi famille. Deborah nicyo atazi. Ibi bintu ni byo guhisha ko polisi bizi. Abandi bantu kuba bizi. Bino bintu ni ibiki byagenze bite? Bimeze bite ubundi? Swembaza. Bofo wabona nawe abibona gutya bimugwaho nyine bamutwara bakamubaza bakamugarura. Byagenze bite? Gutyo birona nanjye niko mbibona sheri. Sure. Satani yaraduteye. Reka mbabwire. Mwitondere bino bintu. Bofo ahubwo reka dushime Imana kagarutse mu rugo. Kubera iki bino bintu biri kuba? Murasimburana buri kanya kuri polisi. Bofo wagabanyije wagabanyije kuhanga. Nawe barakujyana. Ku kibazo kimwe gusa dosiye imwe yonyine. Nase sheri no rakarura bikimura hiki. Ndashaka kumenya ukuri kwabyo. Suko hari icyo ndi bubikoreho ariko nibura mbimenye mve mu gihirahiro. No sikubibona ariko nanjye mbibona uragira ngo nkubwire. Ukuri kwawe ni ukuhe niko nshaka nonaha. Nuko ntazi bijya mbere. Sheri namumve ku stress sibyo? Wikinjira cyane muri ibi bintu. Biribuze gutuma unanirwa kujya gukora akazi. Bigukoye mu murongo urimo sibyo? Nzi neza ko uzamenya ukuri. Ive nanjye nzamenya ukuri. Uzamenya nyinshi byishe inyuma. Sibyo? Ako bikomeza kubiha umwanya kuko nubiha umwanya birakwangiza. Biratuma nyine utabasha gukora akazi kawe neza. Bigashobora no kugera mu muhanda agakora gisida kubera gutuma. Ngaho utekereza uramutse ukoze sida ndacyagukeneye umwana aragukeneye. Kana gato twenyine tugukeneye n'igihugu kiracyagukeneye. Rero don't panic. Sheri. Bino bintu ndashaka kubikurikirana. Kandi nkabikurikirana neza cyane n'ubwitonzi. Kurikirana akazi. Sheri kurikirana akazi polisi nayo iri mu kazi kayo. Nese kuki ujya gukora akazi ka polisi? Kamarade arakaye kamarade ntabwo ari buze gukizanya n'umuntu witwa Grace ndetse na Emile habira gatoya kubera ko bari kumutera stress atarimo kwimvisha uburyo ki abantu babiri bashobora kuba bari mu iperereza bonyine mu gihe bari baturanye n'abandi bantu ndetse benshi ndetse naho ibimenyetso byagiye bikurwa akaba ari bo bantu bonyine babashije kuba bahaboneka. Icyo kintu rero ntabwo Emile Size nako kamarade arimo kucyumva byamurakaje ndetse byanamugije umutima kure, arimo gutekereza ibintu byinshi. So niyo mpamvu yafashe n'imyanzuro ikakaye, arimo kubabwira ati ngiye uko byagenda kose hazagira umuntu nsanga ari we wari uri inyuma y'ibi bibazo cyangwa se yarakomeje gukereza inzego z'iperereza kandi abizi ko ari we wabikoze. Uko biri kose ngiyewe
sinshobora na rimwe kumubabarira cyangwa se ngo mureke yihishe cyangwa se acike. Uko byagenda kose umuntu wese nzabibonera mu ibi bintu azabyishyura uko byakabaye. Ngo rero amagambo akakaye arimo kubwirwa umuntu witwa Emile ndetse na Grace avuzwe na Kamarade kandi adatinye na Deborah uko ari kumubwira ati yego nibyo urahari n'iki, umugore wanjye ndaramukunda cyane, urabizi bimwe biteye ubwoba, ariko ndamutse nsanze harimo ikosa na rimwe bakoze mu kugira uruhare muri iki cyaha kirimo gukurikiranwa, ibyo bintu njye sinabyihanganira, nta nama wangira ngo nyumve, icyo gihe rwose bazabyishyura kandi bihanukire. Rero niyo mpamvu kugira ngo kabisa filime yabaye filime ngira ngo ahangaha umuntu witwa Deborah murabizi ko ari umuntu wari ushaka kugira ikintu abwira Kamarade, ariko sasa ngize ntabwo birimo kumukundira bitewe nuko ibibazo byamaze kuba byinshi. Ntabwo Kamarade ubu ngubu atuje, ntabwo ari hamwe ku buryo yabona uko amubwira ibintu akabyakira, kuko sahizi Kamarade nawe yamaze kuvangirwa mu mutwe n'akazi ari kumva yaba akihoreye, ariko akamenya ngo n'ibiki bijya mbere, kuki urugo rwe ruri mu iperereza rwonyine. Ibyo bibazo rero byose urabona ko ntabwo byatuma umuntu witwa Deborah abona ukuntu aza kwegera Kamarade ngo amubwire ibintu ashaka kumubwira, kandi twarabyiboneye ko nta kindi kintu yaba ashaka kumubwira usibye kumubwira ko amukunda, bitewe nuko nibyo amasigiye abitse ku mutima we. Rero ntabwo turamenya ngo araza kubyerekeza cyangwa se arabicisha mu nzira. Yaragerageje kuvuga ati ubwo bajyanye umuntu witwa Grace, ati ubwo batwaye Grace ngiye rwose nakubera umufasha nko gufasha ibintu byose ukeneye nko kuba hafi, ndetse nta kintu na kimwe Deborah nako Grace yakoraga cyane nirahabe na kimwe. Se rero nakwinginga ngo ntukore akazi uhangayitse wumva ko nta muntu muri kumwe, nge ndahari ku bwawe. Gusa Kamarade ahangaha ntabwo arimo gukurura nyine impamvu Deborah arimo gushaka kumubwira ibi ngibi, bitewe nuko we ari kubyumva muri rusange, nyine arumva ko umuntu bose babajwe n'ikintu kimwe, ariko Deborah we ntabwo aricyo kimubabaje, kuko Deborah sahizi arimo kwishakira ukuntu azatsindira Kamarade, ndetse no gusenga ati avuga ati keretse nk'izi nkozi z'ibibi bazijyanye, ariko nawe yanze kuvugisha ukuri ngo avuge ukuri kose kw'ibihari, kuko aramutse akuvuze aba bantu bahita bafungwa. Rero urumva ko umuntu witwa Deborah ntabwo yapfa kubona ukuntu abihingutse ibyo ngibyo, agomba kubiceceka kugeza igihe we azagera ku ntego ye yishakira yo kuba yatwara umugabo we Kamarade. Ndamwita umugabo we bitewe nuko n'ubundi abantu benshi basigaye bavuga ati nibo baberanye ubundi bakabanye, akareka gukomeza kubana cyangwa se no kuruswa n'umuntu witwa Grace, kandi Grace ari umuntu utagira umutima mwiza, ari umuntu uhisha amabi. Gusa sayizi umuntu witwa Kamarade arimo gukurura akegeranya amakuru yose yagiye yumva mbere yuko ibi byose biba, mbere yuko baratangira gukora iperereza riri seriye. Arimo kugenda yegeranya amakuru avuga ati ese kuki bundi nagiye mpamagarwa kenshi bambwira ngo umwicanyi ari mu nzu, ese kubera iki ibyo bintu byose nagiye mbyumva nubwo ntabyitagaho, ese kuki bundi abo bantu muganira akomezaga mbabona, kuki mu mashusho harimo abantu bagaragara, ese niba urugo ari urugo rwacu ruri gukorwaho iperereza gusa, kubera iki ari abantu babiri bari kurimo gukorwaho iperereza ugasanga ibintu byabo biri kugenda bigaruka umunota ku wundi. Ibyo bintu rero sahizi ntabwo Kamarade arimo kubyumvisha, arimo kuvuga ati ko byagenda kose abantu bafite ukuri, cyangwa se niba bataranabikoze uko biri kose baza aho byaherereye, baza ukuri kwabyo, bashobora kuba bazi uwabikoze cyangwa se akaba batumye uwabikoze kubikora. Niyo mpamvu Kamarade sahizi atari kwiyumvisha, nubwo uri kumubwira ati rwose urabona dusa n'abantu bakwica umuntu, ariko Kamarade w'ibyo ngibyo ubu ntabwo akiri kubireba. Gusa Emile yamutinye, yahise abwira Deborah ati ukumvisha ari amagambo akomeye yavuga, urubundi uriya niwe girlfriend wa nyawe, tuba tumubona yicecekeye yiturije, ariko buriya niwe mugome wa mbere tuziranye. Birarera avuze yanabikora aramutse amenye umwe muri twebwe yajya gusinyaho ku nkingo mu gufunga kwacu cyangwa se mu gukatirwa urubanza, yajya gusinya akavuga ati izi nkozi ibintu muzijyane, asigaye nanjye nzarwanira n'umutima paka ngize. Rero urumva ko Emile na Grace byabakomeranye. Gusa ubwo batuje kugiramo ni bumwe mumvishe ko Emile yabwiye Deborah ati igihe ngiye gutoroka
ati imishinga yo gutorokanya igeze kure kandi buriya byumva neza ko aramutse aterutse cyaba ari igihamya cy'uko ibyaha ari wowe bikoze iyi ngo bihita byumvikana. ubwo rero wakubaza ngo ese biraza kugenda gute ko Debora abyumvishe, gusa ubwo Debora abyumvishe ntabwo yatuma biba, ashobora guhita avuga ati ibyo nibyo wigira, uzaramuka ugiye umenye ko twese uzaba dushyize mu bibazo, haba Emile haba Grace wenda we mwarabikoranye ntacyo byaba bimutwaye, ariko nka kamarade utazi iyo biva n'iyo bijya, waba ugiye kubabarizwa ibintu byanyu nta kintu na kimwe mwizigeze mumubwira, rwose wamuhemukiye kugira ukora ibyo ngibyo wajya muri gereza ugafungwa. So rero nakubwira ngo ibintu hano byakomeye. Batangiye no kwitana ba mwana muntu witwa Emile ndetse na Grace na Debora, hari abaratangira gusubiranamo baterana amagambo babwirana nabi, ariko n'ubundi izira nizo ngaruka z'icyaha bitewe nuko bajya kugikora ntabwo ibyo bintu bigeze babitekerezaho. niyo mpamvu bagomba kubyakira uko byakabaye, bakirengagiza ko bakamenya ko iwo babikoreye nawe yari umuntu, ndetse saa hizi n'abari kubabazwa nabyo ari abantu. kandi ikindi polisi nicyo ishinzwe ni ugukura abantu mu bibazo ikabarenganura, niba hari urengana ikamurenganura, nka biriya bintu byo kuba mama muto n'ubundi ahangaha sinzi uko yagiye, byashoboka ko ari Debora abonye azabivuga akavuga ati reka uno mukecuru abagiye, ariko mu by'ukuri ntabwo yari kuhaguma ngo abure kuzabibabwira cyangwa se ngo abure kuzavugisha ukuri. We yabivuga murabizi, we ntabwo ajya aca ku ruhande. Gusa ikintu kirimo kubabaza kamarade ni ukuntu ari gukura ukuntu yagiye abibwirwa kenshi ariko ntiyumve, bakamubwira benshi ariko ntabyiteho, nyamaze ibyo bamubwiraga byari ukuri, kandi saa hizi arimo kubyibonera ko abantu be rwose ari abanyabyaha, ndetse arimo kwibaza impamvu Grace buri gihe yahoraga atinya polisi. None saa hizi yaraka arimo kubaza ati mumbwire niki kiri kubera muri uru rugo. So nkubwira ngo rero nyarukira hasi muri comment ubundi nyandikire ngo amena niba wishimiye ukuntu polisi irimo gukora iri perereza, ukuntu irimo kwikurikirana gatanu ku kandi. Kamarade arakaye, kamarade ntabwo ari buze gukizanya n'umuntu witwa Grace ndetse na Emile, habira gatoya kubera ko bari kumutera stress atarimo kwiyumvisha uburyo ki abantu babiri bashobora kuba bari mu iperereza bonyine, mu gihe bari baturanye n'abandi bantu ndetse benshi, ndetse n'aho ibimenyetso byagiye bikurwa akaba aribo bantu bonyine babashije kuba bahaboneka. Icyo kintu rero ntabwo Emile Saizi nako kamarade arimo kucyumva, byamurakaje ndetse byanamugije umutima kure, arimo gutekereza ibintu byinshi. So niyo mpamvu yafashe n'imyanzuro ikakaye, arimo kubabwira ati ngiye uko byagenda kose hazagira umuntu nsanga ari we wari uri inyuma y'ibi bibazo, cyangwa se yarakomeje gukereza inzego z'iperereza, kandi abizi ko ari we wabikoze. uko biri kose ngiyewe sinshobora na rimwe kumubabarira cyangwa se ngo mureke yihishe cyangwa se acike. uko byagenda kose umuntu wese nzabibonera mu ibi bintu azabyishyura uko byakabaye. ngo rero amagambo akakaye arimo kubwirwa umuntu witwa Emile ndetse na Grace avuzwe na kamarade, kandi adatinye na Debora kuko ari kumubwira ati yego nibyo urahari n'iki, umugore wanjye ndaramukunda cyane urabizi bimwe biteye ubwoba, ariko ndamutse nsanze harimo ikosa na rimwe bakoze mu kugira uruhare muri iki cyaha kirimo gukurikiranwa, ibyo bintu njye sinabyihanganira, nta nama wangira ngo nyumve, icyo gihe rwose bazabyishyura kandi bihanukire. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo kabisa filime yabaye filime ngira ngo ahangaha umuntu witwa Debora murabizi ko ari umuntu wari ushaka kugira ikintu abwira kamarade, ariko saisi ngize ntabwo birimo kumukundira bitewe nuko ibibazo byamaze kuba byinshi. Ntabwo kamarade ubu ngubu atuje, ntabwo ari hamwe ku buryo yabona uko amubwira ibintu akabyakira, kuko sayizi kamarade nawe yamaze kuvangirwa mu mutwe n'akazi ari kumva yaba akihoreye, ariko akamenya ngo n'ibiki bijya mbere, kuki urugo rwe ruri mu iperereza rwonyine. ibyo bibazo rero byose urabona ko ntabwo byatuma umuntu witwa Debora abona ukuntu aza kwegera kamarade ngo amubwire ibintu ashaka kumubwira, kandi twarabyiboneye ko nta kindi kintu yaba ashaka kumubwira usibye kumubwira ko amukunda, bitewe nuko nibyo amasigiye abitse ku mutima we. rero ntabwo turamenya ngo araza kubyerekeza cyangwa se arabicisha mu nzira. yaragerageje kuvuga ati ubwo bajyanye umuntu witwa
Grace ati ubwo batwaye Grace njye rwose nakubera umufasha nkagufasha ibintu byose ukeneye nko kuba hafi ndetse nta kintu na kimwe Deborah nako Grace yakoraga cyane ndira hamwe na kimwe se rero nakwinginga ngo ntukore akazi uhangayitse wumva ko nta muntu muri kumwe njye ndahari ku bwawe gusa kamarade anga ntabwo arimo gukurura nyine impamvu Deborah arimo gushaka kumubwira ibi ngibi bitewe nuko we ari kubyumva muri rusange nyine arumva ko umuntu bose babajwe n'ikintu kimwe ariko Deborah we ntabwo aricyo kimubabaje kuko Deborah size arimo kwishakira ukuntu azatsindira kamarade ndetse no gusenga ati avuga ati keretse nk'izi nkozi biba zijyanye ariko nawe yanze kuvugisha ukuri ukavuge ukuri kose kubihari kuko aramutse akuvuze aba bantu bahita bafungwa rero urumva ko umuntu yitwa Deborah ntabwo yapfa kubona ukuntu abihingutse ibyo ngibyo agomba kubiceceka kugeza igihe we azagera ku ntego ye yishakira yo kuba yatwara umugabo we kamarade ndamwita umugabo we bitewe nuko n'ubundi abantu benshi basigaye bavuga ati nibo baberanye ubundi bakabanye akareka gukomeza kubana cyangwa se no kuruswa n'umuntu witwa Grace kandi Grace ari umuntu utagira umutima mwiza ari umuntu uhisha amabi gusa size umuntu yitwa kamarade arimo gukurura akegeranya amakuru yose yagiye yumva mbere yuko ibi byose biba mbere yuko polisi itangira gukora iperereza riseriye arimo kugenda yegeranya amakuru avuga ati si kuki ubundi nagiye mpamagarwa kenshi bambwira ngo umwicanyi ari mu nzu ese kubera iki ibyo bintu byose nagiye mbyumva nubwo ntabyitagaho ese kuki ubundi abo bantu muganira akomezaga mbabona kuki mu mashusho aribo bantu bagaragara ese niba urugo ari uru rwacu rwo gukorwaho iperereza gusa kubera iki ari abantu babiri barimo gukorwaho iperereza ugasanga ibintu byabo biri kugenda bigaruka umunota ku wundi ibyo bintu rero size ntabwo kamarade arimo kubyumvisha arimo kuvuga ati ko byagenda kose abantu bafite ukuri cyangwa se niba bataranabikoze uko biri kose baza aho byaherereye bazi ukuri kwabyo bashobora kuba bazi uwabikoze cyangwa se akaba batumye uwabikoze kubikora niyo mpamvu kamarade size atari kwiyumvisha nubwo uri kumubwira ati rwose urabona dusa n'abantu bakwica umuntu ariko kamarade w'ibyo ngibyo ubu ntabwo akiri kubireba gusa Emile yamutinye yahise abwira Deborah ati ukumvisha ari amagambo akomeye yavuga urubundi uriya niwe girlfriend wa nyawe tuba tumubona yicecekeye yifuje ariko buriya niwe mugome wa mbere tuziranye birarera avuze yanabikora aramutse amenye umwe muri twebwe yajya gusinyaho ku nkingo mu gufunga kwacu cyangwa se mu gukatirwa urubanza yajya gusinyaho akavuga ati izi nkozi zimwe muzijyane asigaye nanjye nzarwanira n'umutima paka ngize rero urumva ko Emile na Grace byabakomeranye gusa ubwo batuje kugiramo ni bumwe mumvishe ko Emile yabwiye Deborah ati igihe ngiye gutoroka ati imishinga yo gutoroka yigeze kure kandi niba muri byumva neza ko aramutse aterutse cyaba ari igihamya cy'uko ibyaha ari wowe bikoze ngo bita byumvikana ubwo rero wakomeza ngo ese biraza kugenda gute ko Deborah abyumvishe gusa ubwo Deborah abyumvishe ntabwo yatuma biba ashobora guhita avuga ati ibyo nibyo wigira uzaramuka ugiye umenye ko twese uzaba dushyize mu bibazo haba Emile haba Grace wenda mwarabikora ntacyo byaba bimutwaye ariko kamarade utazi bivanira bijya waba ugiye kubabarizwa ibintu byanyu ntacyo na kimwe mwizigeze mumubwira rwose wamwemukira kugira ukora ibyo ngibyo wajya muri gereza ugafungwa so rero nakubwira ngo ibintu hano byakomeye batangiye no kwitana ba mwana muntu witwa Emile ndetse na Grace na Deborah hari abaratangira gusubiranamo baterana amagambo babwirana nabi ariko n'ubundi izira nizo ngaruka z'icyaha bitewe nuko bajya kugikora ntabwo ibyo bintu bigeze babitekerezaho niyo mpamvu bagomba kubyakira uko byakabaye bakirengagiza ko bakamenya ko iwo babikoreye nawe yari umuntu ndetse sahizi n'abari kubabazwa nabyo ari abantu kandi ikindi polisi nicyo ishinzwe no gukura abantu mu bibazo ikabarenganura niba hari urengana ikamurenganura ikabira ibintu byo kuba mama muto n'ubundi ahangaha sinzi uko yagiye byashoboka ko ari Deborah abonye azabivuga kuvuga ati ariko n'umukecuru abagiye ariko mu by'ukuri ntabwo yari kuhaguma ngo abure kuzabibabwira cyangwa se ngo abure kuzamugisha ukuri we yabivuga murabizi we ntabwo ajya aca ku ruhande gusa ikintu kirimo kubabaza kamarade ni ukuntu ari mukuru ukuntu yagiye
abibwirwa kenshi ariko ntiyumve, bakamubwira benshi ariko ntabyiteho, nyamaze ibyo bamubwiraga byari ukuri kandi sahizi arimo kubyibonera ko abantu be rwose ari abanyabyaha, ndetse arimo kwibaza impamvu Grace buri gihe yahoraga atinya polisi, none sahizi yaraka arimo kubaza ati mumbwire niki kiri kubera muri uru rugo. So nkubwira ngo rero nyarukira hasi muri comment ubundi unyandikire ngo amena niba wishimiye ukuntu polisi irimo gukora iperereza, ukuntu irimo kubikurikirana gatanu ku kandi.